ry'inyama rye n'amagi abariro byiza kabisa abarira rwose ibyo bitatu mpamvu ngewe abantu benshi ngo barashaka ngo babiboherereze ariko nabyo mutongoro yabikora sinzi nanjye bo bajye bafata nimero mbahuze nawe baze nimba hari uburyo yabibagezaho kuko abenshi bashaka ngo amateka we ibi ni ibiryo byiza bizima rwose banza baga saa munani yari ngeze saa munani yari yaje twara gutwi n'isazi none si wa wundi ukugenda umuntu ukugenda hari igihe aba azi kohereza intozi zirabushabusha mu rugo zikajya mu matungo zikaza mu nzu ariko se koko bibaho hano aho maviri abahaba ngo nta rutozi bakibona rwose haba mu itumba haba mu benshi wawusahire nose umutwe wawe yafata uyu uyu se si umutwe yafata uriya fata uyu ni umutwe unafashe umutwe wanjye wafashe umutwe barerekana ahari hagati urumva barerekana ibintu nari nzi ko uhera hari oya nose bashaka kurya ibiri reka umuntu yagura tumenye ntabwo bivuze ngo ibiryo bye aka kanya turi kuri kamera za mushi nk'uko mubibona turi kumwe na Muzehe Yaro ndagarutse waranyuzwe mama rwose ino studio ntabwo nzayiburaho n'umunsi n'umwe kereka hari n'imitabi niho nazaboneka muri ino studio ariko studio ibigira ibyo kurya ntaza rigira icaro ry'abamugane ariko ntabwo nahasiba aha turi ni kwa Mutongoro ubu uvuye Nyabugogo werekeza mu Gasyata uhagaze ku kiraro ubu ureba etaje ya mbere ubu ureba hejuru harimo akabari n'icyapa kibona Mutongoro top up bare restaurant mu kaboko k'ibumoso uvuye Nyabugogo uri kuva Nyabugana mu Gasyata iyo uri kujya mu Gasyata ubu uri mu muhanda wo hakurya ugomba gushaka uburyo ukata ukagaruka mu muhanda wo hakurya kugira ngo winjire muri parikingi nabonye ariko niyo etaje ya mbere kwa Mutongoro iyi mitwe rwose ku bantu bayikunda ni kwa Mutongoro mukambwira muti iriya komande turayibona gute nimero ni ukumamagara kuri nimero marasize munsi ya video iri kureba kuri YouTube uyibona iri kuri TikTok ubu uri kubona video ibirimo nimero yanjye location rero nayo utanire umpamagara ujya kumbaza ngo woda ngo ndayitanga gute ushobora kuza Nyabugogo wagera Nyabugogo ugashaka ahantu hari ikiraro kijya mu Gasyata wahagarara akaba uri kukareba hejuru muri etaje ya mbere B1 shambira abantu byayo mu kaboko kawe k'ibumoso cyangwa metero 70 ko wayandije yakuye ku kirazi inzoga zose si inzoga niyo mpamvu ujya ubona binywera B1 gin izindi ubona bashyize pembeni baberereka njya bibabwira jewe akenshi nkunda kuvuga menshi hari kuri B1 mukagira ngo haba harimo no kwamamaza ariko ujya ureba muri comment niba abantu bose baba barebye ikiganiro cyanjye bose baba bagiye bavuga bati B1 kabisa B1 hari n'abavuze ngo yewe usaza unyere kuri B1 bityo nta kibazo ushaka uzabireke abantu benshi bakunda B1 kurusha kubyara ariko se B1 irenze igenda bababwira ngo B1 umuramukanya ngiye kujya mbivuga kuko nta mpamvu kuko n'uniyo ntabibabwiye mureza mukabimbwira ngo uziko ngo twumva ngo aho umuramukanya abajya bayisizemo ahubwo ni ukuvuga ngo twashimira Root Investment yo yatekereje gufata gakondo ikayitwengera mu buryo bwimbitse bujyanye n'igihe iterambere bakatubwira rukora irimo ifite 42 tukanywa tuzi ko ipimye tunazi dogere yayo mbere twapaga kumwe ugasanga umwera ukanywa rukoro ibyino bakakukubita ifite nka rukoro 100
ukajya uzunguza umutwe ukajya umira uzunguza ko muvugishije menshi diyaro ntanasenge diyaro yego wagiye mu by'inzoga inzoga se ziruta imana tubanze imana se cyane ndayemera bitera urusenge se birekera biterura reka dusengere icyo kurya kandi kiramburaho ibiganza n'imana ibikiduhaye urakoze cyane imana yacu uradufungurira ugize neza uduhaye ibyo kurya ntabwo nasinzira urakoze cyane kuko uri imana uko tugiriye neza muri gahunda z'uyu munsi upangira ibyo kurya byiza bisukuye bimeze neza maze ubashe no gupangira n'abandi bose bashonje bariho bagusaba kandi ibyo kurya biri umubiri n'urukingo kandi bose umuntu ugiye kubifata ni mu izina rya Yesu urakoze ariko njya yisengera baza wabwirwa oya nari uko bwirirwa ruratinda reka usengera ibiryo nta magira nta bantu ubanzirize kuko ari nanjye wasenga siko mwari mwavuze nk'abagombozi inyama ndya n'amagi igenda rye kuza imanza bagasanga umunani yarinjize saa munani yari yaje umunani yari yateye twaragutumye saa sita si wa wundi ukugenda nk'ukugenda hari igihe aba azi kohereza intozi zirabushabusha mu rugo zikajya mu matungo zikaza mu nzu ariko se koko bibaho kandi aho maviri aba haba ngo nta rutozi bakibona rwose haba mu itumba haba mu benshi uriya munyagwa agifite n'imbaraga zo kohereza intozi rwose numva yakuziye neza neza yewe mani njye ntabwo njya nkunda iyo mikino wanza kumva amafaranga bakwishyura babarira aya ni abantu bazi babarira byiza kabisa babarira rwose ibyo bitatuma njyewe si wanze kumwumva wanze kunyizera ntibakwishyura bashaka kwikomanda wambabariye se niba barebye uburyo ki umuntu aba arwana n'umukobwa wambabariye se basukarira bati nanjye ngomba gufata kuri uriya mukobwa none se ko wampaye amafaranga yawe ntabwo bakwishyura uza se hano hakurya kirarushaga nsanga abantu benshi ngo barashaka ngo babiboherereze ariko nabyo mutongora yabikora sinzi nanjye bo bajye bafata nimero mbahuze nawe bahamagariye baze nimba hari uburyo yabibagezaho kuko abenshi bashaka amateka we ibi ni ibiryo byiza bizima rwose n'ubwawe gira imodoka ugiye ugana zino mboga n'ibyo uyu mutwe wawe ugendana muri bisi amukoza agashyi uganda bagenda barya mu nzira uganda nabonye icyo gihugu kiba gitandukanye bagenda birira rwose babikora ku muhanda bari gukwambuka umupaka ahubwo diyaro wabonye uburyo ihene zaho zirara hanze bitaba mu rwanda rwanda baziba mu rwanda ziriya hene baziziba zagaragaza serivisi ushaka kuko bazizitura batazi nanone ihereza ryabo riryoshye bahita babona aho waziziritse n'ubu waba wazirimize mu nguni bazibona mu neza ase diyaro umugabo bita ngo yago yatandukanye n'umugore umuntu nimba afite ibibazo nka biriya n'umugore akamucika noneho ntiyiyahura mbere yari afite ibibazo asanganywe bya social media byari byabo by'amatira noneho n'umugore ngo yagiye ubwo noneho biragenda bica inama aho ngaho nta nama watanga reka niwe mukuru muri iyi social media inama ye no kwihangana ko atihanganye yatora amashashi cyangwa kwiyahura yihangane ntati umugore agutaye ubizi nase nariyahuye azashaka hano wowe ufite homosiyo umugore uzi uburyo yagutaye ucangamuka
mugire inama uburyo wiyubatse ukongera ugashyira mu murongo ko we nari no kumurega cyane no kubura iyo kwakubyaye n'ubu yaranakubizaga kubura iyo kwakubyaye cyangwa ukabura sawa ariko umugore John ntabwo wavuze ko umubyeyi yagapfuye kandi twakoreye ikiganiro ukavuga uti ababyaye we nubwo yapfa nta kibazo bataramagara urahaha rwose uzi ko bari imyaka 12 ntabwo ntibamuteye amabuye kuri 90 reka mbwire nanjye mu mutwe ugiye kumenya ko nagutwa uko bimeze wawusahije nose umutwe wawe yafatuye uwese si umutwe yafata uriya fatuye ni umutwe fata unafashe umutwe wanjye wafashe umutwe barubarekana ahari hagati urumva barekana ibintu nayo nari nzi ko uhera hari oya nose ushaka kurya ibiri reka umuntu yagutumiye ntabwo bivuze ngo birye ubwo nawe uguhaye kuko ntabwo tumenye yabivuze ngo oya buriya wari ugiye kumusahira buri muntu aba afite ukuraye ngiye ko bagiriye hamwe buri muntu aba afite umutwe we rwose ese ni gute uba ushaka kurya umutwe wa diyaro wari uwawe ari kubyitiranya umutwe wawe buri mutwe n'uwihereza arimo arabyitiranya ese ihene niyo iriho akoze ko ushaka kumufatirana iragukwangira none ni kugutera ubona ubu si uriyera ntabwo ahubitse ahahari ngahe niyandika heza ndarangara burya nawe none zihene n'izimana nawe ubundi yago kare kare yago polisi nta hene y'umuhanga imeze uko izo ni iza Nyagatare hafi y'umupaka zari akataramagara bajya ku isoko bagahaha bavuga ko ari ya maco yanyu se ngo yo kujya gusohora ibintu binini ugahita witakisha kugira abantu bagutindeho ubone kuba kubeta sample y'ikintu ugiye gushyira hanze mbere ko afite alubumu agiye gusohora akaba yabyitiranije kubura kwe k'umugore birashoboka abanyarwanda mujye mumenya ubwenge umunyarwanda agendana imitwe ye atari yitwaye imyenda ye agenda ayikina anayirya nk'iyi ariko n'ubundi umunyamitwe n'umuntu urya imitwe bazatandukanyirizwa he ubwe siporo ni bumwe ni bumwe pe ubu wabaye umunyamitwe nawe urabona iyi ni ingahe mbese ubu ngaha ku meza none se diyo urayitiranya n'imwe bagendamo na wazarendo zishinga imitwe yabaye myinshi yabaye myinshi hari iyiraha hari iyo mu muhanda muri kayonza ngo harabise bazarendo ariko leta y'u Rwanda yarabafashe abawazarendo bo mu Rwanda bari bagamije icyo bagendanaga utuyuyuzo nyine turiya dukoresho tw'amaboko batobora inzu nyine bashakaga bari bashinze umutwe urumva yari wazarenda nyarwanda ariko leta y'u Rwanda yabyamaganiye kure abo bantu bakwiye gufungwa ego ko nose barafunze ariko hagenda havuka abandi niba dusanga ngo yishe se umugabo baravuka twari nka bamwe numvise ngo babuze abagabo kumwe ku gikoma none se sabo muri Kayonza nyine cyane abo bose bavuga ni Kayonza reka ni Kayonza babujije abagabo kunywa igikoma ntabwo ari Kayonza ariko zisacinga ku kinyamakuru muri Gatsibo Kayonza sacinga ku kinyamakuru igihe urayisangaho Kayonza ko iyo ugezeho ubona ahantu hafite utubando ko nawe nta tubando bafite uwo mutwe wa Zarendo washinzwe muri Kayonza yumva n'ibyo ngibyo by'inuza byo kubuza abagabo kunywa igikoma ni bya Kayonza
abariba eh akambura abaturage bahuye mu ijoro urumva Kayonza ari abigomeke gusa urumva ariko ntibabura aho bigomeka agira inama ushaka gushinga uwo mutwe rwose kumureka ariko se muri industry hano Munyakayonza ubamo barimo benshi bande yaro hari umustar uvuka i Kayonza twirengagije abo mu nzego nibo gusa nakaretse za Rwamagana nta mustar wa Kayonza none se rero ya Joseph Renuwa uriya se ndi numvaga ari uwa Nyagatare bari na bese muri umuna we nubahe Kayonza hariya ku isantere hose rero ya Joseph ni hatuye na Semenyo se buriya Garasiyani avuka he nase se wazanduba hejuru ye Garasiyani ari muri Wazarendo oya da ahubwo nari ntekereje kwibaza aho Seburikoko avuka akavukiro wa musaza ashobora kuba avuka muri bara n'uwazanduba wenda oya yashaka kumushakira nk'igicumbi aho tuvuge tubisubireho imitwe nayo iraryoshye ariya ngo wayishaka yayisanga Mutongoro hano Nyabugogo ukasusa n'ujya mu Gasyata utagera mu Gasyata rega niyo mpamvu bavuga ngo mbanza uhagarare ku kiraro urebe etaje ya mbere witegereze utayoba kuko ushobora kuyoboga tuharenga etaje ya mbere uhagaze ku kiraro winjira mu hejuru ubona akabari kariho n'icyapa kinini kiragaragara cyanditseho Mutongoro Topakabana restaurant fast food kabese food yihuta igihe wayitangira watibona isaha iyo ariyo yose wahagera ugasanga ibyo kurya byabonetse ariko haba hari n'ibindi banywanyi mutazagira ngo ni imitwe gusa ni uko twe turi abanyamitwe ariko haba hari n'ibindi hari amafi hari inkoko y'umuceri hari inkoko isanzwe hari burushete z'ihene n'ibimanitse uyireba turi abanyamitwe b'imitwe ariko ko wanga kuba umunyamitwe kandi abanyamitwe ni ibisambo bibisha imitwe nyine babisha ushobora kuba n'umunyamitwe ariko ururimi rujyanye ndera ararubwiye isengura ruriye rwanjye mu cyangwa byakiri kare aho batagira inshuti yinjira aha ariko iyo baje bisuhurishwa bahera ku nyama kayangura urukundo aho babariye saa sita aha haba ibintu byinshi biki n'ibishyize kare hari ibiryo bisanzwe za zingaro boyiro ibyo ushaka kurya nibyo utanga muri komande inzoga yose iri ujya gusohoka gusa na resitora se hano birahari yego iki cyapa hari ikintu kariho hari izigiye kwa na pirawu hano iki gikoni harimo abatetsi bagera muri bane hari icyo kintu bari gukora babahanga umuntu ushobora gutekeza umufuka w'umuceri akawushyiramo umunyu ntumenye ko nabonye hari n'ujya ukagira ngo ni ikiro kimwe yasizemo umunyu nabonye hari n'ujya gusa n'umuzungu ari umuzungu waguha umuceri umufuka ngo ushyiremo umunyu kandi uzi ko uba ukoze utanabaye mwinshi umufuka wose wamenyere guterera mu kiro kimwe umunyu washyiramo ungano ntabwo wamenya ujyamo niba bishaka umuntu w'inararibonye babyize ufite uburambe ufite na lisansi abantu bagiye guteka muri aho muri amotari wowe ujya kurwara pere umuntu ari guteka ukagombye kurwara ari igikoni igikoni kugira ngo ujye kubona n'amashyiga n'icyokezo umuntu yazajya kokereza ukarya ufite apeti biryoshye cyane